Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira umugoroba mwiza mwese muteze amatwi ikiganiro Umuhoza. Ikiganiro tubagezaho buri wa kabiri saa 11:15 z'umugoroba, aho twibanda ku ngingo zimwe na zimwe ziba zavuzweho mu ikinamico runana. Ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba turaganira ku ruhare rw'umugabo mu kuboneza urubyaro. Ni ikiganiro mwateguriwe n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC. Njye ugiye kukibagezaho nitwa Irabizi Viviane. Ibiganiro tumaze iminsi tuganira twabonye akamaro ko kuboneza urubyaro. Twaganiriye ku mbogamizi zishobora kugera ku muntu waboneje urubyaro bitewe n'uburyo yakoresheje n'uko yabyitwaramo, ndetse twanabonye umumaro ukomeye wo kuboneza urubyaro. Mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba rero tugiye kurebera hamwe uruhare rw'umugabo mu kuboneza urubyaro. Ese ubundi hagati y'abashakanye ninde wagakwiye gufata iya mbere? Ni mu kiganiro tugiye kugirana. Mu gutangira ikiganiro cyacu reka twumve abaturage twaganiriye bo mu duce dutandukanye twa Kirehe na Huye baratubwira ku ruhare rw'umugabo mu kuboneza urubyaro. Uruhare rw'umugabo mu kuboneza urubyaro rw'umugore wiwe nuko amuha uburenganzira bwo kujya gufata agapira, kandi n'imbogamizi zaboneka muri ako gapira umugabo agashobora kuzirengera. Uruhare rw'umugabo mu kuboneza ni uko ugomba kumuha uburenganzira bwo kujya kuboneza. Umubiri wamuhinduka ntabwo uko warasanzwe ukabyihanganira ko kumanje kubiganiraho. Ubundi cyambere ni ubwuzuzanye, ukareka nyine umugore akajya kuboneza urubyaro, hagira n'impinduka zikaba ari izanyu mukazirengera mwembi. Hagati y'umugore n'umugabo ninde wagagombye gufata iya mbere mu kujya kuboneza urubyaro? Murakoze. Nitwa Umurerwa Immaculée. Hagati y'umugore n'umugabo mu gufata umwanzuro wo kuboneza urubyaro ubundi ni bombi, kuko ushobora we kuba ushaka kubyara bake cyane cyangwa se guhagarikiraho mwari mugeze mugenzi wawe atabishimye, byabyara amakimbirane. Ubundi byakabaye ngombwa ko n'umugabo yagafasha iya mbere, ariko ubundi ugomba kubanza gufata iya mbere n'umugore, kuko umugabo biragorana. Kubera iki? Kubera nta mugabo rwose ushobora kujya kwifungisha urubyaro nta burwayi bundi afite, ariko bibaye byiza hajyayo umugabo uwo umugore agasigara, kuko abagore nibo bakora imirimo myinshi kurusha abagabo. Kandi kuboneza urubyaro maze igihe mbibona bica abagore intege, indwara za buri gihe bitewe n'iyo miti bitakoranye n'umubiri wabo. Ubundi iyo umugore agiye kuboneza urubyaro ajyayo gutyo gusa cyangwa yumvikana n'umugabo? Ni ngombwa se ko babyumvikana cyangwa umugore yabyuka akigendera nacyo? Ni ngombwa ko babyumvikanaho. Ntabwo yafata icyemezo cyo kuvuga ngo agiye kuboneza urubyaro atavuganye n'uwo babana. Ariko noneho byabaye byiza iyo ubyariye kwa muganga uhava waboneje. Biramutse bibaye ngombwa yuko umugore n'umugabo bananiranwa kumvikana uburyo bashobora kuboneza urubyaro, nk'umugabo ashobora gufata iya mbere akavuga ati kugira ngo nzabyare indahekana reka mbare njye ujyayo kugira ngo tuzazabyara abana benshi tudashoboye kurera. Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima, kurikira ikiganiro Umuhoza. Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima, kurikira ikiganiro Umuhoza. Uwimana Nadine we ashinzwe gahunda yo kuboneza urubyaro ku kigo nderabuzima cya Kigina ni mu karere ka Kirehe. Ngo abona bigira akamaro kanini cyane iyo umugabo agize uruhare mu kuboneza urubyaro. Ubundi umugabo yakabaye ufata intambwe ya mbere yo kubwira umugore jya kuboneza. Bibana byiza kandi turabyishimira iyo umugabo yaherekeje umugore mu kuboneza. Aba ari byiza cyane kuko wehe turabasobanurira uburyo bwose. Umugabo akahita avuga ngiye mbisemo ubu, kuko aba yamaze kubimenya. Niyo yanafashe n'ibyo binini bitubera byiza kuko ari igihe umudamu aba yahugiye mu mirimo, ariko umugabo akahita azirikana ya saha kwa we bahisemo, akabyara ko sheri ya saha yageze n'unywa kanini udasama. Iyo umugabo abirimo neza niwe ufata intambwe ya mbere yo kwibutsa umudamu. Biba byiza, turabikunda cyane. Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima,
n'ubuzima kurikira ikiganiro umuhoza. Ikaze nanone mwe mwese mukomeje gutega amatwi ikiganiro muhoza kuri Radio 10. Turi kuganira ku ruhare rw'umugabo mu kuboneza urubyaro. Muri iki gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu tugiye kuganira na muvandimwe Marie Rose, umukozi ku kigo nderabuzima cya Busoro Gishamvu ushinzwe kuboneza urubyaro. Yakomeje twibutsa ko nubwo kuboneza urubyaro ari ubushake, ariko kubera uburemere bigira mu iterambere ry'umuryango ni ingenzi cyane ko umugabo abigiramo uruhare. Kuri we ngo umugabo ni nka shoferi. Iyo bitagenze neza ku mugabo ngo umuryango wose biwugiraho ingaruka. Njye nitwa Irabizi Viviane. Reka twumve ikiganiro yagiranye na mugenzi wanjye Bonaneja Emmanuel ku kigo nderabuzima cya Busoro Gishamvu mu karere ka Huye. None se ko umugabo abana n'umugore bombi baba bari mu rugo nyine ari abashakanye, kuboneza urubyaro bireba nde muri bariya bombi? Kuboneza urubyaro bireba umuryango, ntabwo bireba umugore. Kuko umugore nubwo aterwa inda akaba ari utwita, ariko umugabo afite uruhare runini rwo kwitera. Kandi nk'uko umugore yakenera umugabo ni nk'uko umugabo nawe yakenera iki umugore. Bivuze rero ngo kuboneza urubyaro ni iby'umuryango, ntabwo ari iby'umuntu ku giti cye. Nubwo bikiza, n'ubu ariko turacyakora ubuvugi cyangwa turacyigisha abagabo baga bumva genda si wowe utwita, genda ugiye si wowe utwita. Ngo mama yaboneza urubyaro yenda binini bikamunanira akava cyane n'urugero, cyangwa se agakoresha urushinge ati numva nkora ndwa umugongo n'akazi, umugabo ati nutajye uzarorere. Nyamara n'ubundi natajya azarorere akirengagiza ko nawe izangaruka cyangwa se ibikizavamo nyuma yo kuba yahagarika kuboneza urubyaro ni wa muryango nyine rimwe na rimwe babyaye batagize gute batabiteguye. Ibyo bose rero birabareba umugore n'umugabo. Ibintu byinshi bijyanye n'ubuzima dukunda kubaza niba hari uruhare rw'umwihariko umugabo afite muri izo gahunda ziba ziri kuganirwaho. Iyi gahunda yo kuboneza urubyaro hari uruhare umugabo afite rwihariye agomba kuzirikana mu bitekerezo bye? Erega agomba kubizirikana kuko nabo uburyo bwabo burahari. Ntabwo babiharira abagore kuko leta yari itegereje isanga umugore ataboneje urubyaro n'umugabo yaruboneza. Hari nk'uburyo bw'agakingirizo ku bagabo, hari n'uburyo bwo gufunga burundu. Rero nubwo wenda nta imiti myinshi igaragara ku ruhande rw'umugore, ariko umugabo akwiye kuzirikana ko nimba ari wese ubundi umuryango wubakiyeho akaba atarimo gutekerereza. Umugabo uriya twamubara nka shoferi w'imodoka. Shoferi w'imodoka yarangaye impanuka ikaba ntapfa shoferi gusa, apfana nabo bari kumwe muri ya modoka yose. Bivuze ngo uriya mugabo rero ahubwo yakabari ufite uruhare runini cyane mu gukangurira cyangwa se gufasha umugore we kugira uburyo anahitamo. Erega buriya umugore yaje akabona umugabo yanamuherekeje akamufasha, sheri fata uburyo genza gutya, ibi ngibi batubwiye nihagira igihinduka tuzongera tuguruke bahindure, biba ari ibintu byiza cyane. Yigeze byabaho umupapa babyaye rimwe, umupapa mbona azanye n'umudamu we, yarabanje aza kundeba umugabo wenyine, arambwira ati muga tubyaye turi batoya, ndumva nkeneye ko umugore wanjye mu buryo buriho nimba uburyo bwo gukoresha agapira ko mu mura akemerewe, ndagira ngo uzabare kumbera umugore. Ndamushimira ndaye navuga ati uzazane na madamu, kuko kuboneza urubyaro n'uburenganzira n'ubushake ntago ari agahato. Umugabo ashobora kuza hata ngo tumushyiremo agapira ko mu mura, nyamara umugore yishakiraga iki ibinini. Ubwo rero n'umugore yaraje ndamuganiriza nawe nasanga arakemera nta kibazo. Rero buryo narabubahaye. Igihe cyaje kugera umumama aganira n'abandi, ati umukiri kigoryi ubu se kuko umwana umwe ugashyiramo agapira k'umura k'imyaka 12 10, ariko nubwo ari 12 10 ntabwo igihe yashakiye kubyara za tukagakuramo akabyara. Ariko umumama bisa naho byaganiro twagiranye yabyibagiwe, ahita yumva nibyo koko. Ubu koko sinakosheje umwana umwe mboneza urubyaro iyi myaka yose. Arangije abwira umugabo ati giye ibintu ndashaka kubivamo bizatuma ntazongera ngera kubyara, yirengagiza inama zose twagize gute twagiranye. Umugabo arongera afata umwanya aramwibutsa ibiganiro twagiranye, ariko by'umwihariko umugabo yarongera afata umwanya wo kugira gute aza kundeba nanone wenyine. Aje kundeba ndavuga ati ibyo byose nta muntu wumva ku ruhande rumwe, umumama ashobora kuba afite ikibazo kuko bitunaherukana. Ndavuga ati nimba se bitakugoye ntazongera mukagarukana. Baragarukanye turongera turaganira. Umubyeyi kuko agapira ko mu mura gashobora gutuma hashobora kuba hama infection, n'ubundi nutaboneza arayagira, ariko akaba yabyitirira iki kagapira. Tuganiriye ndabuza hari ahantu babara
ntaho tikereka kumva hari igihe rimwe na rimwe numva mu kiziba kindahandiye ndamufatira ibizamini nsanga nta kibazo afite, ndamwiherana ndamuganiriza nsanga agendeye mu kigare cy'abandi babyeyi. Ariko urumva umugabo kuko azi amakuru, kuko twahuye tukaganira nka muganga, ntabwo yahise yumvira umugore ibyo ari gushaka mu gasheri. Twavuze ko nibura tuzabyenda hashize imyaka 6, nitwumva kwihanganira 12 byanze tuvuga ko nibura umwana wacu namara gutangira ishuri tuzategura kubyara wa kabiri. None aka kanya urantengushye, baragarutse rero turongeye turaganira, byataha yongeye asubiye mu buzima busanzwe, yongeye yumva umugabo we bakuri kumwe bahuje ibitekerezo bahuje n'icyerekezo. Urumva rero ko kuboneza urubyaro ni ku mpande zombi. Iyo ari umuri kubikora arabikora cyangwa akabireka, ariko iyo ari umuryango wabikoze mwabiganira mujya kubikora, murongera muganira mujya kugira gute no kubireka. Kurahehe kwa muganga. Dusoza rero ndagira ngo mugire ubutumwa muha abagize umuryango wabashakanye umugabo n'umugore ku kamaro ko kuboneza urubyaro. Ubutumwa nabaha ni uko kuboneza urubyaro n'ukuri ntabwo ari iby'umugore gusa, nubwo imvune nyinshi zigaragara ku mumama cyangwa se ingaruka zo kuba umuntu yanatakaza ubuzima, ariko ubundi nk'abantu baba barasezeranye gufatanya urugendo, baba batazi uko rungana muri iyi si yacu, baba bagomba no gufatanya mu kuboneza urubyaro. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twagize amatsiko yo kumenya ese muri kiriya cyumba twabasanzemo batangiramo serivisi yo kuboneza urubyaro biba byifashe biti. Uyu ni Uwimana Nadine nasanze mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigina, washinzwe gahunda yo kuboneza urubyaro kuri icyo kigo nderabuzima cya Kigina, ni mu karere ka Kirehe. Mumaze imyaka mukora muri family planning service, nayahe masomo mwabonye, ni ikihe kintu cyagiye kigutungura, ni ikihe cyagiye kikunezeza? Tugana ku musozo. Ngewe ibintu birandyohera iyo umudamu aje akambwira muga sinshaka kongera kubyara, nabyaye ndahekana ziramvuna, nafashe umwanzuro wo kuboneza, ndashaka byibura abana banjye begere hejuru, mbabarumbitire mu buryo bwiza. Icyo kintu iyo baje babimbwira numva nezerewe. Ni iki kintu se kikuvuna? Ikintu kimvuna ni ukuba tushobora ukasobanurira umuntu yabyemeye, n'umugabo yanamuherekeje nyuma y'icyumweru ati ngo ndashaka gukuramo iyi metode, biramvuna. Abura bayabitewe n'iki? Nyine baraza nyine bakabitubwira tukabigisha, icyo nicyo kimvuna. Urakoze cyane, ndagushimiye. Urakoze namwe. Uyu ni umusozo w'ikiganiro twabagejejeho uyu munsi. Mugabo, uruhare rwawe ni ingenzi cyane mu kuboneza urubyaro, kuko ari ishingiro ry'imibereho myiza y'umuryango wawe. Ni byiza kuganira n'uwo mwashakanye mugafatira hamwe imyanzuro ijyanye n'umubare w'abana muzabyara n'igihe muzababyarira. Ibi bituma ubusabane bwanyu burushaho kwiyongera mu kubaka urugo rufite amahoro n'urukundo. Bityo rero, mugabo, ntukirengagize uruhare rwawe, ganira umenye amakuru y'ukuri kwa muganga, kandi ufatanye n'umugore wawe gufata ibyemezo bizabateza imbere. Erega gutera imbere k'umuryango bitangira ku bufatanye bw'abashakanye. Ikiganiro Umuhoza twabateguriye uyu munsi tugisubikiye aha, kikaba ari ikiganiro mwagejejweho n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu kita ku buzima RBC. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0781 52 35 45. Dusubikiye ikiganiro Umuhoza cy'uyu munsi, tubashimira kuba mwadukurikiye. Muramukeho, mwari kumwe nanjye Irabizi Viviane.